reka ngire ikintu nkwibariza, ese wowe unkurikiye utekereza ko website zinjiza amafaranga gute? Muri iki gihe abantu benshi bashishikajwe cyane no gukora website, baravuga business idafite website iri gusigara. Ni nabyo, ariko se website zinjiza amafaranga gute? Hari umuntu wize kumbaza ikintu kimwe gisekeje, ambaza ngo ese iyo usize application kuri Play Store batangira kukwishyura? Ambaza ngo none se iyo ufite website isurwa cyane aya ma network company arabikwishyurira ko abantu baba bakoresha internet baguze? Ntabwo ariko bimeze, ntabwo ari uko nguko ibintu bikora, ahubwo ngiye kubisobanura mu magambo makeya. Ikintu cya mbere ukwiriye kumenya gituma website nyinshi zinjiza amafaranga ni ukwamamaza. Kwamamaza ibikorwa by'abandi bantu, abantu bakaba bakwishyura ukagira ibintu bamamariza muri website yawe, ibyo ngibyo byinjiza amafaranga. Ikindi kintu cyinjiza amafaranga ni ugucuruza, of course, gucuruza serivisi, gucuruza ibicuruzwa bitandukanye, no kwishyuza abantu abonoma. Ukoze website yo kwigiramo, yo kureberamo filime cyangwa n'ikindi, cyangwa n'umupira ukayishyuza, ukishyuza abantu kuyikoresha, cyangwa na website ikoreshwa mu kazi birashoboka ko yaba ifite features ushobora kwishyuza abantu kuba bakoresha. So ibyo ngibyo ni uburyo bworoshye bwo kwinjiza amafaranga binyuze muri website yawe, ariko hari n'ubundi buryo bwinshi bushobora gutekerezwaho. Ushobora no kubaka website abandi bantu baza bagakoreramo website zabo bakakwishyura. Hari uburyo bwinshi nzagenda mbisobanura mu gihe kiri imbere. Gusa nagira ngo bibe clear, ntabwo ama network company akwishyurira kuba website yawe igaragara ku internet, ntabwo ama search engine abikwishyurira, nta nubwo iyo ukoze application ukayishyira muri Play Store utangira kwinjiza amafaranga.